igihe tugeze muri situation aho imbaraga zacu ntacyo zakora, haleluya, aho niho rero ize ziri butangire gukora. Iyi imbaraga z'umuntu ziyo zirakora ngo umuntu yivane mu bibazo, iza Yesu ziba zitegereje. Birashoboka ko uri muri situation, uri mu bihe aho urwana n'ibibazo, aho wibaza ibibazo byinshi, kuko Imana yemera ibi bikaba, kubera iki ibi bitava mu nzira, kubera iki biriya nabisengeye ntibiveho. Ukwiye kwiga uyu munsi yuko igihe cyose umuntu ahagaze ku mbaraga ze, ku bwenge bwe, ku bushobozi bwe, ku bintu byose wahagararaho akaba aryo shingikiriza, nta mbaraga z'umwami zakuzaho, ntago zikorana n'imbaraga zawe. Amen, amen. Fungura Bibiliya yawe, rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, ibice 12, tune ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14, niba yarari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yarari mu mubiri cyangwa niba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko ku bwanjye sinirata, keretse ku bw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri. Ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo ndebana cyangwa ibyo nyumvana, kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, nuko nahishuriye ibikomeye cyane. Nicyo cyatumwe mpabwa igishako cyo mu mubiri, ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Amen. Aya magambo ntabwo yoroshe kuyumva. Ibyuko Paulo ahamya ko yagiye mu ijuru rya gatatu, byo biroroshe kubyumva. Nuvuga ngo yagiriye ubuntu benshi batigeze bagirirwa, ajyanwa mu ijuru rya gatatu, niko atubwiye. Aya magambo yayavugiye iki? Yayavugiye kubera yuko bamuhakanyaga ko atari intumwa. Nuvuga ngo hariho intumwa z'ibinyoma zari zihari, noneho bikarwanya apostola ya Paulo cyangwa umurimo we. Rero aravuga ko mu bisanzwe ntabwo yakabivuze, ariko arabivuga kugira ngo yerekane ko ari intumwa koko Imana yahamagaye muri Kristo Yesu. Amen. Kuko hariya ku murongo wa 11-12 avuga impamvu yabivuze. Mpindutse umupfu, ariko nimwe mwabimpasi, kuko ibyari bikwiriye ari uko mba narogejwe namwe. Dore za ntumwa zikomeye cyane ntacyo zandushije, nubwo ntacyo ndicyo. Ni ukuri nakoze ibimenyetso byerekana ko ndi intumwa, mbikorera hagati yanyu nihangana cyane, ari byo bimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye. Amen. Amen. Mwabibise? Arabitaga intumwa, bagashaka kurwanya kubera amashari, bagashaka kurwanya apostola y'ukuri, intumwa y'ukuri ya Yesu Kristo. Amen.
j'étais un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé. Ni mwebwe ni ku bwanyu ku murimo Imana yankoresheje muri mwe Abakorinto. Ubwawo wari kuvuga wundi we. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ni mwebwe ibarwa yuko natumwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo sinari kuba oblige, ntibyari ngombwa ko njya kwidefanda. Ubwanyu muri imbuto z'uyu murimo Yesu yamamagariye. Ko byabaye ngombwa ko avuga. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Paulo yari umugabo uciye bugufi cyane. Amen. Turaza kubibona. Aravuga ati sinigeze mba muto cyane ku bandi bitwa intumwa, nubwo ntacyo ndicyo, kuko n'ubuntu bwa Kristo bwabingize. Ahita avuga ko ibimenyetso by'uko ari intumwa bya postura ye arabivuga. Bimwe muri ibyo: gukubitwa, kurenganywa, inzara n'ibindi byinshi yanyuzemo. Hanyuma mu nyuma akavuga imirimo y'Umwuka Wera Imana yamukoresheje. Abanza gushyira imbere ibyo yababajwe kubera umurimo w'intumwa, hanyuma akarangiza avuga rero imirimo Umwuka Wera yakoze muri we. Imana ihabwa icyubahiro. None ahantu kubera iki Imana yahaduhaye uyu munsi, muraza kumva impamvu. Aravuga ko ngo azi umuntu, ariko niwe yivugaga. Azi umuntu, amen, yajyanywe mu ijuru rya gatatu hashize imyaka 14 uhereye igihe ari barabivuga. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Aravuga ko kwirata si byiza, ariko agira abikore kubera yuko biri ngombwa kugira ngo acecekeshe abo banzi b'umusaraba. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ati hashize imyaka 14 z'umuntu yatwawe mu ijuru rya gatatu. Ese iryo juru riba hehe? Ninde uribamo? Kuko wowe kera barakwigishije ngo ari amajuru 7. Avuze ijuru rya gatatu. Bibiliya ivuga amajuru, hanyuma hano honyine niho Paulo avuga ngo yajyanywe mu ijuru rya gatatu. Ni kuvuga rero aho yajyanywe ni Imana iri. Amashimeje ku mwana. Alléluia. Le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Ijuru rya mbere niri amaso yabona. Ngo inyenyeri zo kwijuru niri hejuru. Ni hejuru umwana w'umuntu ashobora kubona, na biriya byuma kabuhariwe bitwa telescope bakoresha mu kureba amanyenyeri ya kure, sibyo? Ibyo bareba byose, byaba aya maso areba ibiri hafi, yaba bya byuma bitwa telescope, bariya ba scientifique, bariya bashinzwe astrophysique, biga ibyerekeye isanzure, amanyenyeri, amagalaxy, imibumbe, nubwo bakoresha ibyuma bikomeye cyane. Nk'ubu James Webb nicyo cyogajuru gikomeye kugeza no munsi cyoherejwe nyuma y'ibindi byoherejwe ibyitwa hariho ibyoherejwe mbere ya James Webb, ariko icyo cyogajuru nicyo uyu munsi kiri ku isonga kubera yuko cyoherejwe mu birometero bya kure miliyoni hari, hanyuma kikareba rero gisubira inyuma mu mateka isanzure, noneho kikazana amafoto rero ku isi, kuko haba hariho centrale, kibafotora kikohereza amafoto y'ibyabaye nka miliyari 13 na miliyoni zingahe. Bivuga ngo cyo gisubira inyuma mu mateka kikareba uko isanzure ryagiye rigara
uko amanyenyeri yavutse, uko imibumbe yavutse, uko amagalaxy agizwe na miliyari ijana, galaxy imwe igizwe na miliyari ijana y'amanyenyeri. Ibyo byose James Webb icyo cyogajuru kirafotora noneho kikohereza mu isi, hanyuma abashakashatsi muri ibyo by'isanzure bagahita bareba bakamenya ibyo ari byo. Ibyo bareba byose biracari iby'umubiri, biracari ijuru rya mbere, ni ijuru physique, ni ijuru rebwa n'amaso y'umubiri. Haleluya. Hanyuma ijuru rya kabiri ni ijuru ry'umwuka, ni ijuru ry'umwuka. Aho niho Satani afite quartier general, niho afite quartier general, niho afite cyicaro. Hari abantu bavuga bati bakavuga ngo narindwanye na Satani, ngo Satani ubwe ngo namubonye. N'abababeshya ngo bagiye kuzimu bakabona Satani. Satani ntabwo ari kuzimu, barabeshya. Ikuzimu hari abandi. Bibiliya irabavuga bamwe kugira ngo iguteguze yuko uzahura nabo nutakira agakiza ka Yesu Kristo. Reka tubumve. Ntabwo ruga ngo hahamure, kuko ibihahamura ni byinshi. Reka tugire vuba. Intego yanjye ntabwo natumwe kuguhamura, ahubwo natumwe kugukomeza no kuguhumuriza no kukubwira ngo komera, umwami Yesu ari ku ngoma. Ibyesha Yohana ibice 9. Amen. Ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 11. Wumve rero ikuzimu abahayobora baribo. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara. Kandi zari zifite imirizo nk'iya sikorupiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo, zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu. Mu Ruheburayo yitwa Abadoni, naho mu Rugiriki yitwa Apoloni. Amen. Amen. Ngaho rero abamanuka ikuzimu ntibajye mu ijuru. Iyi niyo reality bahura nayo. Murumva ko Yesu atadugije ikintu gikomeye. Amen. Imana igufungure mu mwuka, igufungure ubwenge bwo mu mwuka. Haleluya. Usingire ibi mu buryo bw'umwuka. Batubwiye iki? Bavuze iki? Mu buryo bw'ikigereranyo berekanye abari kuzimu, abahayobora. Ariko ikintu cyo kumenya ni iki? Uretse amenyo, ibiki byose, imisatsi imeze nk'iy'umugore, hari ikintu bavuze ngo bambaye amakamba. Bishaka kuvuga iki? Ni ibikomangoma by'umwijima. Mubibise? Ni ibikomangoma by'umwijima. Kuba Yohana yarabishuriwe akabidekiva mu mwuka kuriya, mu ijambo rimwe biteye ubwoba. Hanyuma kuko tutari butinde kuri ibi, batubwiye umutware wabo. Amen. Ngo ni marayika. Nguvuga ngo umutware wabo ni marayika. Amen. Nguvuga ngo nabya bikomangoma n'abamarayika bahindutse de demon. Bahindutse daimoni. Umukuru wabo ngo yitwa mu Giheburayo Abadoni. Ngo mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki Apollyon. Uwo niwo mutware w'ikuzimu rero. Nuramuka upfuye utagiye mu ijuru, ntago mbikwifurije.
uzahura rero n'ibi. Uyu niwe mutware yitwa Abadoni mu Giheburayo, mu Kigiriki akitwa Apoloni. Mwumvise ingabo atwara? Uretse amakamba bavuze, bazidekirivye nk'ingabo z'intambara. Bo bari mu ntambara. Kuvaho Satani yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru b'ingeri zose. Muge muti b'ingeri zose. Harimo abaserafi, harimo abakerubi, harimo n'abamarayika bo hasi, n'ingeri kategori zose z'abamarayika Imana yaremye. Satani nabo yarabakorompye. 1/3 bamanukana nawe, bavumwa hamwe nawe. Mubise. Nuvuga ngo rero bamwe bahawe kuzimu kubategeka. Mwumvise ko umutware wawe yitwa Abadon mu Giheburayo, mu Kigiriki Apoloni. Hari abandi rero batwara, bayobora ibindi bice by'ubuzima. Kuko nimba yaratwaye 1/3, abamarayika b'Imana ntabwo babarika. Nuvuga ngo abari ku ruhande rwa Satani nabo ni umubare utashobora kumenya. Amen. Satani rero ntabwo ari kuzimu yahaye Apoloni cyangwa Abadoni. Sibyo? We afite intebe mu ijuru rya kabiri niho hategeka. Amen. Na niyo mpamvu igihe Yesu azagarukana n'abera kwima ingoma ye, azabanza akurwe hariya. Umwami azamanuka, advance party yamaze kumukura hariya. Abasirikare bategura inzira y'umwami bazaba bayobowe na marayika Mikayeli. Na niyo mpamvu ngo haba intambara ku ijuru. Bamwe nabyo babizi, babifata muri passé kandi ntago biraba. Ngo haba intambara mu ijuru, ngo Satani arwana n'abamarayika be na Mikayeli arwana n'abamarayika be. Ngo haba intambara mu ijuru, marayika Mikayeli arwana na Satani, n'ingabo ze zigwana n'ingabo za Satani. Ngo hanyuma iba intambara y'inkundura ikomeye cyane. Iyo ntabwo iraba. Imana yamutumye marayika Mikayeli akora iki? Dégager le passage, akingurije inzira y'umwami ugarukana n'abera. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ntambara bene data, akavumbi kazatumuka. Reka tuhasome. Mweza ko ibintu byarangiye. Ega Satani Imana yamuremanye power. Mwabibise? Kandi ntigeze imwambura power. Yaramuvumye gusa. Amen. Imwambura ubwiza. Igihe yari Lucifer, l'ange de lumière, cyangwa porteur de lumière, utwara umuco, marayika w'umuco, ahinduka Satani, l'adversaire de Dieu, umwanzi w'Imana. Imana imwambura ubwiza ariko agumana za mbaraga. Ayibise. Niyo mpamvu uzavuga ka Satani, ngiye nshaka kukubwira rero. Marayika Mikayeli baraziranye na Satani kuko babanye mu ijuru kandi bose nabo muri rayo hejuru. Niyo mpamvu Mose amaze gupfa, Satani yashatse kuza gutwara umubiri we. Wanyibise? Hanyuma Imana yoreza marayika Mikayeli ngo bararwana na Satani. Burya raundi ya mbere yabaye ku musozi Nebo. Mwabibise? Amen. Haleluya. Aho niho barwaniriye. Uno umusozi uri muri le royaume de Jordanie. Mu gihugu cya Jordania. Bararwanye barwana umurambo wa Mose. Ariko urebe ntago marayika Mikayeli igeze amuvuma. Kuko ararespekta iriya rang. Niko batubwira. Ngo marayika Mikayeli arwana na Satani barwanye umurambo wa Mose. Ni mu gitabo kitwa ka Yuda. Ngo na Mikayeli ntigeze amuvuma. Ngo baramuze ngo Satan, que l'Éternel te réprime. Abariwe ugu? Abariwe uguhana. Abariwe uguhana. Waravumwe deje. Kubera iki? Abantu benshi ntibazi iyo mystère.
atese ko yavumwe ntabwo akwiriye amazina yose mabi n'ibitutsi. Hoya, hari ibintu ubwenge bwacu budasingira. Marayika Mikayeli il a respecté le rang y'uriya kuko bari kumwe. Mwabizi Satan ce n'est pas n'importe qui, yari muri kategori yo hejuru. Imana ivuga ngo yari umukerubi. Uri umukerubi ni kategori ya mbere. Mwabizi Satan aratsindwa, arateshwa, ntiyatwara umubiri wa Mose. Mvuge muti yari round ya mbere, cyiciro cya mbere. Aho nago byatinze kuko bari babiri. Ari kuyidushaka gusoma ivumbi rizatumuka. Mvuge muti ivumbi rizatumuka. Katuwasome. Amen. Yeshu Yohana 12 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Muve rero ntago biraba. Mwabyumvise kuko abantu benshi bigisha bakibaza ko byabaye. Ntago biraba. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Amen. 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 Shite ya Satani, kugwa kwa Satani kuri mu byiciro. Abibise kuva mu ijuru rya mbere aho yarari nk'umukerubi. Amen. Ashinzwe louange na adoration, guhimbaza no kuramya mu ijuru. Amaze gucumura, Imana iramwirukana mu ijuru rya gatatu. Ko turahera hano irya mbere, irya kabiri, irya gatatu. Amaze kwirukana mu ijuru rya gatatu ari ijuru ry'Imana. Hanyuma aza mu ijuru rya kabiri. Kuva kiriya gihe byabaye ryari? Byabaye dans un passé mystérieux. Nta muntu azi ni ryari kuko isi na cosmos isanzure sibyo byari bitaraba. N'umuntu yari atararemwa. Bayibise. Amen. Hanyuma ajya mu ijuru rya kabiri. Aho niho akomandira ingabo ze, agatanga n'amabwiriza, agatanga n'ibyo ashaka ko bikorwa. Bayibise. Amen. Hanyuma abatugerageza hano mu isi ntabwo ari we en personne, n'abadayimoni n'imyuka mibi bari munsi y'ubutware bwe. Satani ntabwo yazagerageza wowe. Urumva ko we ntabwo Imana yohereje marayika wari wese ngo bajye kurwana ku mubiri wa Mose. Yohereje quelqu'un de son rang. Yatumye uwo bahwanye urwego. None wowe Satani azagonya wowe. Dezo tudayimoni duto ubwacu tugejeje habi abantu. Wajibize bariya bato, les hommes de troupe be bato, abo nibo bakurwanya, ntabwo ari Satani na personne. Ukiye gusobanukirwa. Ariko baza mu izina ya Satani no gusoza umugambi wa Satani, kuyobya abantu uko batubwiye. Amen. Ikuzimu twumvise abahategeka n'umukuru wabo bamuvuze. Amen. Haleluya. Yesu yareveye uteka amafaranga y'isi, ubutunzi bw'isi, yitwa Mamo. Muvuge muti Mamo niwe ministre wa finance. Nibitwa ubutunzi bwose kuko Mamo bisobanurwa ngo richesse, ubutunzi. Or uyu munsi ubutunzi buva ku mafaranga. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo nta gushobora gukeza abami babiri. Mamo ni Imana, ubutunzi ni Imana. Twe tubona ibintu, ariko derrière ibintu hariho ikomangoma cy'umwijima cyitwa Mamo.
amen. Niyo mpamvu bivuga ngo urukundo rw'amafaranga ntirukabe muri mwe, ngo ko gukunda amafaranga ni nko gusenga ibigwamana. Amen. Haleluya. Donc hari ikibazo kivuga ngo quelle est ta relation avec l'argent, ngo se amafaranga ubanye nayo gute nk'umukristo. Ona kenshi ibyo ntabwo tujya tubyibaza, kuko iyo ubishize mu bibazo uhita usanga uvuze uzi ko Satani yaragitegeka iriya domaine, kuko amafaranga numva ko ari bwo buzima, sibyo? Bikakugora gutanga kandi Imana yaraguhaye. Kuvuga ngo icyo kibazo kirimo examen de conscience, gute tekeza ukinjiramo ukireba utibabarira. Amen. Kabati ariko ndagakunda kabisa agafaranga, bayumvise. Erega abapagani si bo bakunda amafaranga gusa, n'abakristo barayakunda, ntabwo ari mabi. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître, niko bavuze. Amafaranga ni umugaragu mwiza akaba nimba shobuja ari amafaranga uzaba ugowe, ariko amafaranga akwiye kugukorera wowe ukayategeka. Wayibise. Rero Satani rero afite ingabo nyinshi cyane zitabarika. Amen. Urwego rw'abamarayika bavumwe hamwe nawe, hamwe n'imyuka y'abadayimoni n'abazimu n'ibiki byose, sibyo? Ibyo byose bigize ubwami bw'umwijima. Iyi ntambara yo twasomye hano izaba, mubise ko izaba. Marayika Mikayeli barwaniye mu murambo wa Mose, azamanukana n'ingabo ze, kuko Marayika Mikayeli c'est le chef de l'armée céleste. Amen. Iyo yavuze ngo Uwiteka nyir'ingabo, sibyo? Uyobora ingabo z'Uwiteka yitwa Marayika Mikayeli. Haleluya. We igihe cyose yaserutse ni igihe haba intambara. Mbere yuko Yosuwa atera Yeriko, Marayika Mikayeli yabanje kuza aramwiyereka, uri mu ruhande rwacu cyangwa mu ruhande rw'abariya? Ngo nshitse nonaha. Imana ifite ibisubizo byayo. Erega mu ijuru ntabwo bazi abacu ntibabaho, bose ni abayo, kuko nta cyaremwe kitaremwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ati rero ari mwebwe Abisirayeli, ari bariya murumuragura nabo abo muri Yeriko, mwese muraba Imana, ariko kuko umugambi wayo nje mu ruhande rwanyu, kuko umugambi wayo ariko mu biremwa by'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo nje mu ruhande rwanyu. Oya, yaravuze ngo ubu niho nkiyagera amaguru nayo. Uriya ni Marayika Mikayeli. Kubera iki yaje? Kuko urugamba rugira rutangire rwo gufata Yeriko, sibyo? Tongera kumubona mu kurwanira umurambo wa Mose. Tongera kumubona amanutse gutabara Marayika Gaburiyeli, bya bikomangoma ya Satani y'umwijima byamuhejeje mu kirere cy'Ubuperesi, ngo ntamanuke, sibyo? Imana iravuga ati komanda manuka. Turabona Gaburiyeli ntabwo yabashobora wenyine. Bivuga rero bafite imbaraga, ntiyabashobora wenyine. Nushaka kubisoma bisome Daniel 10, ngo maze iminsi 21 naratumwe kuko igisubizo Daniel mukundwa, ariko abatware b'Ubuperesi baranstopye. 21 jours, ibyumweru bitatu by'isi baramustopa. Numva ko bakomeye, bamuteze ambuje, igayagwe muri ambisikate yabo. Biweza ko ibi byambushi nibyo musibuza. Bamugota impande zose, kubera ubwiza bw'Imana afite, ntago bashobora kumufata amateka. Yaje gutabarwa na Mikayeli, niwe yaje arashwiragiza. Noneho Marayika Gaburiyeli we ntago ari indwanyi, ni Marayika messager. Igihe cyose ava mu ijuru ariko afite message. Yatumwe kwa Danieli, yatumwe kwa Mariya. Mwabibise? Rero Mikayeli ararwanya
hanyuma noneho daniyeli abona kugerwaho na marayika gaburiyeli amuzaniye ubutumwa. Rero iyo ntambara rero muri make izaba ikomeye. Wayumvise? Malheureusement CNN ntabwo izaba ihari, ya televiziyo y'Amerika ngo ifate amashusho, ariko izaba iri terrible. Iyo amashusho afatwa hanyuma tukayibona, twebwe tuzaba turi mu ijuru, antikristo ari mu isi n'abandi, ariko iyi ntambara izaba. Ariko Imana ishimwe ngo Satani n'abamarayika be ngo ntabwo ari bo bazanesha. Marayika Mikayeli n'abamarayika b'Imana nibo bazanesha. Haleluya, haleluya, amen. None kugira ngo ibi byose ni ukugira ngo bibafashe mushobore kugira ini base, urufatiro rw'ibyanditswe byera. Imana ishimwe. Haleluya. Nk'ibi deja aho tugeze ku muntu koko afite umwuka wera, hari ikintu Imana yubatse muri we, yuko akorera ihambaye, yuko ari mu ruhande inyamaboko. Haleluya. None twavuze iki? Satani ari mu juru ya kabiri, imumvise bamaze kumukubita n'abamarayika be, yahise yajya mu isi. Numva toujours aramanuka. Ubwo ni urwego wa kabiri rwo kumanuka. Yabanje kuri kwa mu juru rya mbere. Muri iyo ntambara arwana na Satani n'abamarayika be, barwana na Mikayeli n'abamarayika be, azahita akubitwa ave mu juru ya kabiri aho yashinze ingoma ye, aho noneho agwe muri iyi si. Ntabwo birarangira, si yo herezo. Muri isi aracyafite agahenge. Mikayeli afite inshingano yo kumupursuiva, noneho akamusanga naha, noneho akarangiza amugije ikuzimu n'abamarayika be, agasanga Babadoni. Ariko nawe nabwo ni herezo. Iriya ni gereza ategereje ucirwaho iteka. Hanyuma ku iherezo rero azavanwa ikuzimu n'abamarayika be bose, tous les rebelles. Muvuga muti ba rebelle bose bazahita bajugunywa mu utazima, aho niho destination finale, aho niho iherezo. Ngiyo rero trajectoire ya Satani, ava mu ijuru akajya mu ijuru rya kabiri, akazamanuka mu isi, hanyuma akajya ikuzimu, hanyuma akarangiza mu utazima. Va mu ruhande rwe, nta future afite. Future ifitwe na Yesu Kristo. Ejo hazaza ha Satani ni habi. Amen. Noneho Paulo aravuga ngo yavuye muri isi yacu, ngo nimba yari mu mubiri, nimba atari mu mubiri, ngo Imana niyo ibizi. Noneho twamenye ko ari we, sibyo? Yabanje kuvuga ngo nzi umuntu, twamenye ko ari we. Noneho aragenda ava muri isi, arenga ijuru rya mbere ry'amanyenyeri, aratravesa ijuru rya kabiri mu bwami bwa Satani, arinjira mu ijuru rya gatatu aho Satani yirukanywe mu ijuru nyajuru, aho Imana iri. Bigenda gute? Ngo yumva amagambo. Muviriza, niko twasomye, yumva amagambo hariya. Amen. Haleluya. Were ku muntu wa gatatu manu ikanda kubwira. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yarari mu mubiri cyangwa niba yaratari mu mubiri simbizi, bizi Imana, yazamuwe akajyanwa muri paradiso, akumva ibitavugwa. Akumva ibitavugwa. Ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Aha. Ibi bintu kugeza no munsi ntabwo tuzi ari byo, kuko ntabwo biri mu rwego rw'abantu. Paulo yarabyumvise, yagezeyo. Amen. Haleluya. None umuntu yahawe ubwo buntu bwo kugeraho Imana yibera ubwayo, akumva ibyo mu ijuru. Mumva yari ugaruka mu isi akagira gute? Akongera kuba umuntu usanzwe? Yari kwishira hejuru, akagwa mu mutego wa Satani. Wabizi?
kuko yeretswe yumvise ibintu nta mwana w'umuntu wundi yigeze abona ibyo yabonye cyangwa yumvise ibyo yumvise. Imana rero kugira ngo imurinde kugwa, amen, ikora ikintu n'uno munsi ni mystère, ngo imushyiramo igishakwe. Kugeza ubu ntabwo turamenya icyo ari cyo, ariko icyo tuzi gusa ngo ni intumwa ya Satani yo kumukubita ibifunsi. Mbega umugabo akirwa ku bifunsi akabiraramo. Kadukomeze komeza komeza. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko ku bwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri. Ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo ndebana cyangwa ibyo nyumvana. Ntibambone ko ndigitangaza bankururira akaga, kuko igitangaza ni umwami ubwe. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane. Nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Tuhagurukira. Kugeza ubu erega abakristo benshi mu mateka y'itorero imaze hafi 2000 basoma bakiruka, ntago bazi gutekereza, babaza bumve. Paulo yagiye mu ijuru rya gatatu. Ninde aba muri iyo juru gatatu? Ni Imana ubwayo. Yumva ibintu bidashobora gusobanurwa, ndetse nta n'umuntu yewe kubivuga, kuko wanabivuga gute se? Nta mvugo ya kimuntu yabasha kubivuga. Hanyuma kubera ibyo bintu, kuba yarageze mu ijuru rya gatatu, nibyo yumvise, nibyo yabonye, ko aravuga ngo de révélation, nibyo yabonye, ntabwo yari kugaruka hano ngo agaruke ari wa wundi. Ni ngombwa Satani yari kumuteramo ubwibone, kuko nta wundi mbere ye yigeze abihabwa. Kugira ngo rero sinishire hejuru, abantu bamfate ko ndigitangaza, ngo Imana ngo ima igishakwe mu mubiri, une charde. Amen, amen. Il m'a été mis une charde dans la chair, mu mubiri. Nigeze avuga ngo adefinise icyo gishakwe niki, kandi dukwiye kumuvuga ibyo atavuze, ahubwo aravuga gusa ngo ni intumwa ya Satani yo kugira gute, yo kunkubita ibifunsi kugira ngo sinishire hejuru. Mumvise, ntabwo ari Satani ubwe, kuko we ari ku ijuru rya kabiri, ngo ni intumwa. Imana yapermise ko Satani yohereza intumwa yo kuzajya imukubita ibifunsi. Mumva byari byoroshye, byari arimo. Hanyuma kubera iyo situation itoroshye, arabisengera asaba umwami ngo amukize icyo gishakwe. Mwabizi? Dore ibyo umwami yamushubije. Iyo niyo mutima w'ubutumwa bw'uno munsi. Dore ibyo Imana yamushubije, ngo 3 fois j'ai prié, gatatu hose nasenze umwami ngo yigize kure ya ntumwa ya Satani, reke kunkubita ibifunsi. Yaramukubise kandi imukubitana bwa bugome bwa Satani. Noneho umwami aramusubiza ku murongo wa 9. Ariko arampakanira ati, ubuntu era ku murongo wa 8. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Ariko arampakanira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Amen. Naje kubaza, hari umuntu yirata intege nke ze? Kuko umwana w'umuntu iteka ahubwo ahisha intege nke ze. Le propre de l'homme, umuntu muri kamere ye ashaka ko abantu igihe cyose bamubona ko afite imbaraga.
ko afite ubwenge, ko ashoboye. Nta n'umwe yirata intege nke muri kamere yacu, ahubwo umuntu agerageza kuzihisha niba zinahari. Kuko muri gihe cyose ashaka kwereka abantu igihagararo cyiza, yuko ashoboye, yuko afite ubwenge. None se kwirarira guturuka he? Nuko umuntu aba ashaka ko abandi bamubona yuko ari umuntu ukomeye, umuntu uhambaye, umuntu w'igitangaza. Ariko Pawulo, Yesu aho kugira ngo amukize ya ntumwa Satani imukubita ibifunsi, aricyo gishako cy'umubiri we, ngo umwami wo kukimukiza icyo gishako, aho kwirukana iyo ntumwa Satani, ngo yamushubije ibidahwanye n'ibyo yasengeye. Mwabizi? Aravuga ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Twebwe iyo dusengera ibibazo dura nabyo, uba ushaka ko Imana izana igisubizo gihwanye n'ibyo urasengera. Amen. Haleluya. Ariko igisubizo cy'umwami igihe cyose ntabwo kiba gihwanye n'ibyo dusengera, kuko umwami hari ibyo we abona utabona, ari ibyazi utazi. Ni ukuvuga ngo intumwa Pawulo yashaka ko Imana imukiza iyo souffrance, ega ni souffrance, imukiza uwo mubabaro wo guhora kuri ibyo bifunsi by'iyo ntumwa Satani. Umwami aho kugira ngo amukize icyo gishako, amukize iyo ntumwa Satani, ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Hanyuma umwami asobanura impamvu, ngo kuko imbaraga zanjye zigira gute? Zigaragarira mu ntege zanjye zawe. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uziyita ko ukomeye, ntabwo imbaraga zanjye, gukomera kwanjye kuzakuzaho. Wabizi? Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de l'homme est faiblesse devant Dieu. Imbaraga z'umuntu ni intege nke imbere y'Imana. Hanyuma Pawulo aravuga iki? Ngo je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, avec la puissance de Christ repose sur moi. Ngo zajya nishimira intege nke. Noneho cya gishakwe yacyakiriye rero no gushima. Wabimise? Amen. Kuko yumvise ko kiri mu mugambi w'Imana kandi kuneza ye. Amen. Mu buryo bwa kimuntu cyari kwiye kumuvaho, Imana ikamutabara, igasubiza ayo masengesho ye, ibyifuzo bye. Ariko Imana ntiyakwiye icyo gishakwe. Kubera iki? Ngo kuko ngo imbaraga zanjye jyewe umwami, ngo zigaragarira mu ntege nke. Pawulo amaze kubishurirwa rero mu cyimbo cyo kubabazwa n'icyo gishakwe, ahubwo ngo nzajya nezererwa intege nke zanjye. C'est bizarre. Kuko ntabwo umuntu wakwiye kunezerwa intege nke ze. Twese hano dushaka ko tuba abanyembaraga, ariko Pawulo avuga ngo nzajya nezererwa intege nke zanjye. Ese bivuga iki? Biravuga ngo nureba ubuzima bwa Pawulo, haleluya, ahantu Imana yagiye icyubahiro byabaga mu bihe Pawulo ubwe nta bushobozi afite muri situation arimo. Amen. Pawulo na ekipe basira bakubiswe mu mujyi wa Filipo, bashizwe muri gereza, baravirirana. Izo ni imbaraga ni intege nke. Wabyise? Umuntu w'inyama n'amaraso yavuze Imana kuki ireka abakozi bayo bagakubitwa bakababazwa akakageni.
ariko Imana yemera ko Satani, ya ntumwa yo kumwita ibifunsi, yemera ko Satani abagerageza bagakubitwa, bakavirirana, bagashigwa mu igereza nk'abagizi ba nabi, bagafungwa iminyururu, kugeza aho inzira z'Imana ntago wazisobanukirwa. Ariko reba ibyavuyemo, Imana byayihaye uburyo umwami wacu bwo kugaragaza imbaraga ze. Twebwe rero duhora twima umwami uburyo bwo kugaragaza imbaraga ze, kuko turashaka igihe cyose situation aho tumetriza kandi tukametriza n'imbaraga zacu. Paulo amaze gusobanukirwa ijambo Kristo yamubwiye, aravuga ngo zanezezwa n'intege zanjye kugira ngo imbaraga z'umwami zinzeho. Haleluya. Iyo atashigwa muri bwa bwato ngo bukubitwe hamwe n'izindi ntumwa, bukubitwe n'imiyaga, kugeza aho butangira gusenywa, kugeza aho amazi atangira kubwinjiramo, kugeza aho baba mu kaga, ntabwo yari kubona imbaraga z'Imana zitabara Paulo n'abari kumwe nawe. Igihe cyose Paulo yabonye Yesu mu mbaraga ze, haleluya, ni mu gihe we ntacyo yari gushobora. Rero twebwe kubera ko tutaramenya ijambo Paulo yahawe na mwami, pour tirer toutes les conséquences, tumenye iryo jambo, n'ibishwe muri ryo, tubuza imbaraga za Yesu kwigaragaza mu buzima bwacu. Nidukunda intege nke, turashaka ko ikintu cyose kiba munsi y'ubutware bwacu, sibyo? Kubera iki cyabaye? Kuko Imana yemeye bikaba, kubera ko Imana itinze gusubiza. Ibi byose rero nuko tutaramenya icyo Yesu yigishije Paulo. Nuvuga ngo igihe tugeze muri situation aho imbaraga zacu ntacyo zakora, haleluya, aho niho rero ize ziri butangire gukora. Iyo imbaraga z'umuntu ziro zirakora ngo umuntu yivane mu bibazo, iza Yesu ziba zitegereje. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko uri muri situation, uri mu bihe aho urwana n'ibibazo, aho wibaza ibibazo byinshi, kuko Imana yemera ibi bikaba, kubera iki ibi bitava mu nzira, kubera iki biriya nabisengeye ntibiveho. Ukwiye kwiga uyu munsi yuko igihe cyose umuntu ahagaze ku mbaraga ze, ku bwenge bwe, ku bushobozi bwe, ku bintu byose wahagararaho akaba ari byo shingikiriza, nta mbaraga z'umwami zakuzaho, ntago zikorana n'imbaraga zawe. Paulo akomeza kuvuga, amen, ku murongo wa 10, nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye nzishimira no guhemurwa. Hari umuntu, ahubwo twebwe les outrages, twebwe iyo duhuye no guhemurwa, ahubwo turibaza ibibazo kuko Imana yabyemeye. Nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago. Hari umuntu abyishimira? Hari umuntu yishimira kurenganywa n'imibabaro n'ibyago? Wowe kahungira bura iminsi 2 ugatavuga ati why? Wabyumvise? Tukwiye kwinjira muri revelation. Haleluya. Kuko aya magambo ntabwo Paulo gusa yayabwiwe. Imana ashatse ko iteka ryose abantu bazamenye yuko igihe cyose batazigera biringira ubuntu bwanjye, amen, bakanyiringira n'ubuntu bwanjye, ntabwo bazira babona gutabarwa kwanjye. Nous devons dépendre entièrement de Christ et de sa grâce. Tukwiye gusa kwiringira ubuntu bwa Kristo. Haleluya, haleluya. N'imbaraga ze tuzazibona. Imana yabwe icyubahiro. Komeza.
kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Amen. ngo iyo mbaye umunyantege nke ngo niyo ndushaho kugira imbaraga. Haleluya, haleluya. Uyu munsi nutangira kwiga kuri revelation irishyurirwa Imana umwami yahaye Pawulo. Haleluya. Uraza kubona ibintu byinshi bihinduka mu buzima bwawe. Ikibazo cye cyari gikomeye, yari afite igishakwe mu mubiri we ngo ni ntumwa Satani yo kubwita ibifunsi. Icyo gishakwe cyangwa iyo ntumwa ya Satani yo kubwita ibifunsi tubifate nka situation yose umwana w'umuntu ashobora kuba arimo, hanyuma kumva yuko umwami atari waramutabara, akibaza ibibazo byinshi. Igishakwe cya Pawulo siyo cyacu, ariko umwana w'Imana mu buzima bwe ari igihe ajya mu bihe nk'ibyo yakwita igishakwe cye. Ni situation wowe udafitiye igisubizo. Igishakwe ni situation umuntu adafitiye igisubizo. Uvuga uti igishakwe ni situation n'ibihe umwana w'umuntu adafitiye ibisubizo. Haleluya. Igishakwe cya Pawulo ni icye, kuko bihwanye n'icyo Imana yashatse kumukiza ngo nishire hejuru kubera ibyo yeretswe n'ibyo yabwiwe mu ijuru. Haleluya. Natwe dufite buri muntu wese igishakwe cye. Ni ibintu byose mu buzima bwawe uvuga ati ibi bintu ko Imana ibitinza kubikuraho. Ubushomeri bumazemo imyaka n'imyaka, narasenze natanze imitwaro ariko ntago bumvaho, nta kazi mbona. Ubifate ko ari igishakwe cyawe. Amen. Iyi ndwara naragerageje byose, narasengewe, nafashe imiti ariko ntago imvaho. Ubifate nk'igishakwe cyawe. Amen. Haleluya. Ni situation yose mu mutima wawe itagushimisha, wakifuje ko Imana ikuvanamo, que Dieu mette fin à ces situations. Iyo ni igishako cyawe. Rero igisubizo rero nico umwami Yesu yahaye Pawulo, na nico aguha uyu munsi. Ubuntu bwanjye buraguhagije. Wige guhazwa n'ubuntu bwanjye gusa. Kandi ntuhagarare kuri ibyo bibazo ngo kuki. Komeza ukiranuke. Iyo situation urimo ni ukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye. Rekura wowe kuko byakunaniye. Waragerageje kuko nta muntu aguma muri situation ngo kandi afite ubushobozi bwo kwivamo ngo ntabukoreshe. Siko bimeze. Nimba rero ukomeza kwigumamo nuko ubushobozi bwawe bwarananiwe. Nimba bwarananiwe rero Yesu arakubwira ngo dépend de ma grâce. Ubuntu bwanjye buraguhagije. Ko igihe rero uvuze yuko je dépose byose bya kimuntu bishize hasi. Amen. Ndayamanitse ntako ntagize, ubu nahawe. Aho rero ibyo Pawulo avuga hano niho bitangira rero, ngo imbaraga zanjye zigaragarira mu ntege nke zanyu. Igihe muvuga ko mushoboye, ntabwo jyewe nza, kuko murashoboye. Jyewe nseruka iyo umwana w'Imana avuze ngo ntabyo shoboye. Nayo mpamvu Pawulo avuga ngo nzirata intege nke zanjye. Bivuga ngo nta na rimwe nzigera mpagarara ku bushobozi mfite, ahubwo igihe cyose nzajya nitega bwa buntu ko buri buseruke bugakora icyo gihe nabasha gukora. Bene data, iri jambo ry'umwami ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ngo imbaraga zanjye zigaragara mu ntege nke zanyu, mu ntege nke, ni ijambo ririmo ubutunzi bwinshi, ariko umwana w'umuntu biramugora
kuryakira no kurishyira mu bikorwa, kuko umwana w'umuntu igihe cyose arambirwa na situation atishimira, aba ashaka ko umuntu umwe ayivamo. Ku bw'ibyo rero akoresha imbaraga zose za kimuntu. Wabizi? Ariko nitwiga yuko iyi situation zose zabaho, ibyo tuzanyuramo, ibyo tunyuramo, tukamenya ko ubuntu bwa Kristo buhari kandi buduhagije, haleluya, duhanga amaso umwami Yesu, tukiringira ubuntu bwe, nta kabuza ibyo yavuze birakoreka. Imbaraga zanjye zigaragarira mu ntege nke zanyu. Ariko igihe muzigira abanajua, mukigira ko mufite ubushobozi, ko mufite ubwenge, ko mufite uko mubigenza, mugatabaza hirya no hino, mukirwanirira, icyo gihe muri uwo mwanya nta mbaraga zanjye muzabona, kuko ntago ziza mu kavuyo, ntago ziza ngo zivange n'iz'umuntu, ni imbaraga zimanuka gusa. Iyo nta rindi zina rizahabwa icyubahiro atari izina ry'umwami Yesu Kristo. Uzamenye iri jambo, uritahane. Sizi mu Kinyarwanda nta trotard ibaho ku mwami Yesu Kristo, nta na rimwe rizarenga ku mbaraga za Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ubutumwa bubasha guhindura situation urimo. Amen. Hari umukuru w'isinagogi yitwaga Yayiro, Jairus. Yari afite umwana ageze ku mfiro, yenda gupfa, umukobwa yaka 12. Araca bugufi, contrairement y'abandi bafarisayo batemeraga Yesu. Ko bari bazi ko Yesu abatwara abayoboke. Mubite yewe abayoboke. Nambara abayoboke ntabwo yari ubu, imaze imyaka myinshi. Aragenda apana nka Nikodemu nijoro yububa, yagiye ku manywa yihangu, kubera yuko ikibazo yari afite il se foutait du regard des gens. Ikibazo cy'umukobwa we imyaka 12 ari ku mfiro cyararenze amatitre y'ubufarisayo no kuyobora sinagogi, ibyubahiro by'abantu nibashaka babitware, ariko umwana wanjye atabarwe. Agenda ku manywa yihangu, umukuru wa sinagogi amenya ko Yesu arava hakurya mu bwato, aramutegereza hamwe na rubanda, hamwe na rubanda. Kandi rubanda ntiyegeraga abantu nk'abariya, kuko bari abatagatifu. Rubanda n'abanya mwabyumvise, ariko ahagararanye na rubanda. Iyo umuntu, haleluya, amaze guhishurirwa Yesu Kristo, haleluya, haleluya, le tabou tombe. Iyo umuntu amaze guhishurirwa Yesu Kristo wari we, haleluya, na bya bindi byose by'imihango n'imigenzo na bya kirazira bivaho. Kirazira ko rubanda yegera umuntu nkuriya, umukuru wa sinagoge, umufarisayo, ariko yagararanye nabo n'akariya gaturage gato, bari kumwe, bose bashaka kureba Yesu Kristo, ariko umwe wese n'ibibazo bye n'utubazo twe. Muti umwe wese n'igishako cye. Haleluya. Yeye Hajari, nubwo uwo muntu aba araho ati nta mukuru sinagogi tutoraga twegera, nawe turagaranya nawe, aravuga ati ayo ni yako, ayo jua yako, mimi ni na yangu na una yako. Umuntu sarebe Yesu n'umutunzi w'imbabazi n'ubuntu, buri umwe wese amufitiye ibye. Abonye umwami rero aramwegera, aravuga ati mwigisha ntabara, viens à mon secours, umwana wanjye agira apfe. Mwabyumvise? Yesu rero aravuga ati tugende, kuko yabonye guca bugufi kwe. Bakigenda, inkuru iva iwe, bati reka byarangiye, mureke byarangiye. None se iyo bavuze ngo byarangiye, nibiki se bisigaye? Nashaka kubaza, umuntu acyafite igisubizo? Yesu nawe arabyumva, bamubwira ati mureke byarangiye. Yesu arabyumva, aramubwira ati
Yayiro, usijali wewe, byarangiye ku bantu. Umviriza, Yayiro, byarangiye ku bantu, ariko kuri jewe biratangiye. Iyo Satani akubwiye ngo ibyawe byarangiye, uzaje umusubiza ngo ahubwo ibya Yesu biratangiye. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Satani nakubwira ngo birarangiye, uzavuge ngo ahubwo ibya Yesu bigira bitangire. Urash. Be moved by the word. Amen. Hallelujah. Amen. Let your heart be moved by the word of God. Abantu bakubwira ngo birarangiye, uziko bagushize kuri liste yabirukanwa, ahubwo birarangiye, uzababwira ati birarangiye ku bana b'abantu, ariko ku mwami wanje bigira bitangire. Tuzaye tumenye ukuntu tu défier Satan, le roi de la négativité. Alléluia. Alléluia. None ntiyamuzuye? Ino jina la Bwana Yesu Kristo. Reka tuvuge ikintu kimwe mbere ko dusenga. Uyu munsi rwose nukwiye kwemera ko Satani atumucurika umutwe. Amen. Ikintu kitwisha, Satani ashaka ko tuba abantu b'abanyedini, tutaviva l'evangile, tutaba mu butumwa, tukabwumva, tugasoma, tuva bimeze nk'ibintu nk'amateka gusa. Igihe nabonye Yesu ariwe aracaba daimoni, imbaraga ze zikora, icyo yinjije ikintu cya mbere cyantangaje. Ati wa wundi numvaga ko ari ibintu by'amateka batubwira, story, sibyo? Nziza, ni muzima. Bya bintu bavugaga kumbe birakoreka. Satani rero nashaka ko Yesu tumuvana mu nyuguti, hanyuma yinjire mu mateka yacu, ahindura ibintu, akore ibyo Bibiliya ivuga ko yakoze. Kubera iki? Ntago dushaka kuba nk'abana bato. Amen. Amen. Ubona ya jambo avuga ngo ntimukiganyire, mumenyeshe Imana byose, mukenye, mu kusenga, mu kwinginga no gushima. Sibyo? Ushatse kuba nk'umwana muto, ukajya muri chambre yawe, ugapfukama, imbabwira nibyo. Sibyo? None wowe nta gisubizo ufite kuri icyo kibazo, yaba icy'amafaranga, kuko amafaranga urumva ko ariyo adukubita hasi cyane. Mwabyumvise ngo l'agence est le nerf de la guerre. Niyo problème rero. Ngo amafaranga niwo mutsi w'intambara. Mwabyumvise? Noneho ukabwira umwami, ti mwami nkeneye 1,000 kandi urabibona ntabwo ari birari. Birakenewe. None waravuze hano yuko nitukiganyire ibyo dukeneye byose tubikumenyeshe mu gusenga, mu kwinginga no gushima. None naje gushira mu bikorwa ijambo ryawe. Je narakwizeye, sinakwiruka ajya no hino, sinajya no kwiba, sinajya no guteka imitwe. Ni wowe mwami. Hanyuma warangiza ati ndazi ko wanyumvise kandi ndazi yuko ubirimo. Hanyuma mu cyumba cyawe ukawiti barangije batubwira ngo dushime. Si etape 3. None mwami urongeze ku gatatu ko gushima. Urakoze ko 1,000 ubimpaye. Hallelujah. Ndagushima mwami wanjye. Wowe isokere gusa, utaona mambo. Ibyo narabibonye si rimwe si kabiri. Yesu aracakora. Yesu aracakora. Nimumwizere nk'uko umwana yizera ababyeyi be, ntabwo ashidikanya ko ibyo bamubwira atari ibyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ikibazo dutakaza kwizera kw'abana bato. Ariko se 1,000 se arabikura he? Umwami Yesu azagira banki, acura amafaranga se?
ntabwo ari contrefacteur ngo araza gucura amafaranga arakura isi. Ikindi nacyo nubwo yaza se azaba afite nimero ya hehe ni seri ya hehe ni kangahe, mwumva? Hari n'abamuvangira bagasenga bakarinda bati mwami, bakamwereka n'uwazanyuramo. Yarabikubwiye ibyo ati mwami, urabona uriya mukuru wanjye waramuhaye umugisha, afite amafaranga n'amafaranga, none ndakwingize umukoreshe, ntimukavangire umwami, inzira zanjye sizo nzira zanyu. Ibyo nibwira si byo mwibwira, inzira ze zimurekereye. We yakubwiye gusa ntukiganyire, ngo ibyo ukeneye byose ubimenyeshe, ubisengere, ubyingingire, ubishimire. Nawe kujya kumubwira ngo akoreshe kanaka na kanaka, ibyo no kumuvangira. Ntabwo ariko akora, kuko ni Imana uwumuhinduye umwana w'umuntu. Amen. Reka turangize kuri iki. Sinzi ko iri jambo ry'Imana hari icyo ryakoze umutima wawe. Uribe mu buzima bw'abakristo benshi babaho mu bintu byo kwiyaranja gusa, sibyo? Kwiyaranja, ariko miracle z'Imana ni ushobora kuzibara, kandi Imana ntabwo yahindutse. Kubera iki? Bafata umwanya wayo. Ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko imbaraga zanjye zigaragara mu ntege nke zanjye. Amen. Iyo dukoresha ubwenge bwacu tukajya muri za nzira zacu zo kwiyaranja, tu ne verras jamais Jésus agir. Ntuzigere mubona. Azajya avuga ati ok, tu sais t'arranger, arrange-toi. Urazi kwiyaranja? Oui, wiyaranje. Tu es spécialiste dans la matière. Ufite PhD mu kwiyaranja. Arrange-toi. Tu n'as pas besoin de moi. Ntabwo nkeneye. Kuko wowe uri inzobere mu kwiyaranja, genda wiyaranje. Ugaterefona, gusaba rendez-vous kanaka, ngo duhurire ngo muri hoteli runaka, hanyuma ukajya kumutereta, ukaba uti rero, urabona rero, urabona muri ya banki, ufite position imeze gutya na gutya, none rurema, untabare, ibi n'ibi. Umukristo akajya kubwira umupagani ngo mutabare. Hanyuma ngo arashaka ko Yesu akora. Tabaza abantu, ntabwo Yesu uzamubona. Amen. Yaravuze iki? Iby'Imana mutubekere Imana, ibya Kayizari tube Kayizari, iby'abantu tubirekere abantu. Abakristo benshi niko bimeze, kandi barangiza akaza kuvuga ngo Yesu yabikoze, kandi ari bo yaranjije. Amen. Haleluya, haleluya. Mwami, muri uyu mwanya nkivuga, bari abantu bafite ikibazo, bari baribaza se barasanga bikimeze kwa kundi. Uyu mwanya Mwami, ku butware waduhaye, ibyo byose bimuhagaze imbere, yibaza ko ari busange bikimeze kuriya, uyu mwanya mwerekeye kuri Imana. Uwo ari wese umwereke kuri Imana. Haleluya. Matayo 8:23 ugeze 27, hanyuma turangize. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize, turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, mwaba afite kwizera gukemwe? Maze arabyuka, acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki?
umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Amen. abigishwa be bari hehe? Bari mu bwato mu nyanja ya Galilaya, bahuye n'umuyaga n'umuraba, amazi atangira kwinjira mu bwato, na Yesu aburimo ariko ngo arasinziriye. Babonye yuko byabananiye, mumenye bariya bagabo ni inzobere biriya nyanja. Ils étaient pêcheurs de père en fils. Alléluia. Bararwana n'ubwato burura kubitwa n'iyo miyaga, amazi yinjira, kugeza aho ntabwo Yesu baramutabaza, kuko il se croit capable, bazi ko kugeza aho babishoye. Si ubwa mbere bivana mu bibazo nk'ibyo, kuko ni abarobyi kuva ku base babo, sibyo? Basogokuru ni abarobyi, ya nyanja barayizi, n'iriya nyine barobagamo kuva bakiri bato. Amen. Nta bishasha biri muri iyo nyanja barayizi, imiyaga y'inyanja Galilaya barayizi. Ntabwo ari abantu b'abaparanti, ntabwo ari abantu bigishijwe uwo munsi kugasha, barabizi. Amen. Haleluya. Baravuga bati, mwami mwami turapfuye. Aho niho tubona Yesu rero yinjira muri iyo situation. Igihe cyose usomye n'ahandi havugwa, ndavuga hano Matayo aravuga, Mariko, Luka, sibyo? Arabona Yohana avuga ku byerekeye inyanja n'ari amato. Igihe cyose barwanaga nk'aba expert, Yesu yakomeje kwiryamira. Ariko bamaze kunanirwa, bakabona ko amazi yinjira n'ubwato kumanuka, niyo bahise bamukangura bati, mwami mwami turapfuye. Aho niho Yesu yahagurutse ngo mwafite kwizera gukemwe, acyaha inyanja, imiyaga, aravuga nyanja we tuza, n'umuyaga ako kanya urahagarara n'inyanja iratuza. Barahirwa ati, baratangara ati, uyu ninde ategeka n'imiyaga n'inyanja bikamumvira? Bamenya ko ari umwana w'Imana. None nta byanditswe byera bidafite icyo byigisha. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe igihe cyose wowe ukiyaranja, amen, mu gihe cyose ugira gute? Ni ukuvuga ngo ubwato bwawe n'ubuzima bwawe mu gihe cyose ugifite uko wiyaranje, sibyo? Yesu arasinziriye. Right? Minota 3 hanyuma tugende. Amen. Igihe cyose mu bwato bwawe ariko ubuzima bwawe ugifite akabaraga ko kugashya, Yesu arasinziriye. Amen. Ariko igihe hamwe n'ubuzobere bwawe na za nzira zawe, noneho ibintu kugira ngo bikemuke, bikyongera ubukana, ukabona yuko noneho birarangiye, noneho ukabona yuko imbaraga zawe ntacyo zigishoboye, ugahita uhindukirira umwami ukamuhamagara. Aho ni ngombwa ahita avuga ati, aha, igihe cyawe cyarangiye, igihe cyanjye kiratangiye. Aho nubona Yesu Kristo. Umuntu afite isaha ye na Yesu afite isaha ye. Ayo masaha abiri ntabwo ahura. None uyu munsi muvandimwe, kubera iki wowe ko wamaze iminsi ugasha, ugerageza kuyobora ubwato, ugerageza kwivana mu bibazo, ko ibyo bibazo bitavaho, ko izo ngorane zigikomeza, harageze yuko noneho uvuga ngo nimeshindwa, ntabyo nshoboye,
mwami iyi ni isaha yawe. Nta kabuza baza kubona Yesu aseruka, kandi yaserutse araturisha inyanja n'imiyaga. Uyu mwaka turimo ni umwaka udasanzwe, byaravuzwe mu buhanuzi mwahawe. Ntabwo turagera kure, turacyari mu ntangiriro zawo, ariko ibyo bimaze kuba ubwabyo, impinduka zimaze kuba ku isi zarahamirije ko ari ijambo ry'Imana. Uyu mwaka rero, iri jambo niyo mpamvu Imana rizanye. Uyu mwaka rero nimba ukiri muri iyi si, amen, hazaba ibintu bituma imbaraga zawe zo kugasha n'ubwenge bwawe n'ubuzobere bwawe ntibizashobora. Ko inyanja izabyura umuraba ukomeye. Inyanja ni isi, ubwato ku nyanja n'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo harageze, niyo mpamvu Imana azanye ijambo, harageze yuko umenya ko ubuntu bwe gusa nibwo buzaguhagije. Cette année, il faut dépendre de la grâce de Dieu. Amen. Uyu mwaka ukwiye gusa kwiringira ubuntu bwa Yesu Kristo. Amen. Tu dois dépendre de Jésus et de sa grâce. Naho ibindi nimura nimba sarapfa turi hano muri isi. Amen. Umwe wese mu buzima bwe n'ibibazo bizabihari, azareba ko imbaraga ze zo kugasha nizishobora. Ubwato byananiye ukomeza, ahubwo amazi atangiye kwinjira mu bwato. Arizo ngorane kwinjira mu buzima. Ni Yesu gusa. Nubwo uza utamubona uragaje, urarwana no kwivana ibibazo, ntabwo ari kure yawe. Abari mu buzima bwari baramwakiriye, ariko il fait semblant de dormir. Ameze nk'usinziriye. Nubwo ari muri bwato asinziriye, c'est le maître de l'univers. Yari mu bwato bumwe, ariko akontorora amanyenyeri, akontorora imibumbe, akontorora buri kintu cyose mu byo yaremye. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuba yarinjiye mu mbago za kimuntu ntabwo byamwambuye ubumana bwe. Rero reka Yesu Kristo asiruke igihe cyose, haleluya, uzabona yuko byagukomeranye, kubera yuko imbaraga zacu ntacyo zizashobora. Zizashobora bimwe, ariko ntabwo zizashobora byose, kubera yuko hari ibintu bizaba biturusha imbaraga. Il y aura des hautes vagues. Écoute, toi écoute, vous écoutez. Imagine-toi dans ta pirogue. Witekereze nk'uri mu bwato bwawe sur la mer. mu nyanja. Maintenant, il se pourrait que ta vie ressemble à une mer lorsqu'elle est calme. Wenda ubuzima bwawe ubu ngubu busa nk'inyanja ituje. Mais tu ne contrôles pas la mer. Ariko nta bubasha ufite ku nyanja. Ce n'est pas toi qui décides quand la mer va soulever les vagues. Ntabwo ari wowe ufata icyemezo cy'igihe inyanja izabirinduka. Ce n'est pas toi qui commandes l'heure et le temps où les vents vont souffler sur la mer. Ntabwo ari wowe utegeka igihe ni ryari imiyaga izazamura amazi. Sur notre mer aujourd'hui. Ku nyanja yacu uyu munsi, ça veut dire notre monde. nuvuga ngo ni isi yacu. Des vagues violentes vont se soulever. Imiyaga ikomeye izahuha. Des flots vont se déverser par tonnes. Inzuzi zizaza zifite imbaraga. Les flots. Imihengeri. Les vagues, les flots. Les vents puissants vont souffler. Imiyaga ikomeye izahuha. Et beaucoup de pirogues n'amato menshi ne vont pas arriver à y faire face. ntago azabasha guhangana nayo.
Certaines pirogues vont couler. amato amwe azarohama, D'autres vont être brisées par la puissance des vagues. ayandi azacikamo kabiri kubera imbaraga z'imiyaga. Ça veut dire beaucoup de vies vont être brisées. Ni ukuvuga ngo ubugingo bwa benshi buzasenyuka. Ces temps ont commencé Ibyo bihe byaratangiye et vont s'intensifier. kandi birakomeza birushirizeho gukomera. Celui qui va essayer de lutter contre ces vents et ces tempêtes Uzagerageza kurwana n'iyo miraba n'iyo miyaga par ses propres forces, akoresheje imbaraga ze, il n'y arrivera pas. ntago azabishobora. La mer est plus forte et puissante que toi. Inyanja ifite imbaraga kukurusha. Seul le Seigneur qui a créé la mer Umwami we wenyine waremye inyanja, c'est lui qui a autorité sur la mer. niwe ufite ubutware ku nyanja. Pour faire face à cette mer en furie, déchaînée, pour faire face à cette mer en furie, ces eaux qui se déchaînent, Kugira ngo ubashe guhagarara imbere y'iyo miraba n'iyo nyanja yabirindutse, ces vents qui se déchaînent iyo miyaga irekurwa et qui vont continuer à s'intensifier kandi izakomeza kuba nyinshi dans leur déchaînement mu kurekurwa kwayo, parce que les éléments vont se déchaîner sérieusement. kuko ibi byaremwe bizarekurwa. Les éléments, ça veut dire le vent, la mer, etc. Ni ukuvuga ngo inyanja n'imiyaga vont se déchaîner. bizarekurwa. Plus on avance, Uko tujya imbere, plus ces forces vont redoubler de puissance. niko izo mbaraga zizarushirizaho kugwiza imbaraga. Et le Seigneur de l'Église dit, Kandi umwami w'itorero aravuga ngo, vous qui m'appartenez, mwebwe abanjye, cessez de compter sur vos forces. mureke kwishingikiriza ku mbaraga zanyu, Reposez-vous sur mes promesses. mwishingikirize amasezerano yanjye, Reposez-vous sur ma puissance. mwubakire ku mbaraga zanjye, Dépendez uniquement de ma grâce. mwubakire ku buntu bwanjye. Elle ne vous manquera jamais. Nta na rimwe muzabura, Je serai toujours là nzaba mpari igihe cyose, parce que je suis là. kuko ndahari. Je vais voyager avec vous. Nzagendana namwe, Je vais marcher avec vous. nzagendana namwe. Enfant de Dieu, Bana b'Imana, enfant de Dieu, sache une chose, toi. bana b'Imana, Toi, enfant de Dieu, mumenye. sache une chose. Wowe mwana w'Imana umenye iki kintu, Je suis dans ta barque. ndi mu bwato bwawe, Je suis dans ta barque. ndi mu bwato bwawe, Comme j'étais dans la barque de Pierre. nk'uko nari mu bwato bwa Petero. Aussi longtemps que tu vas laisser de côté mon appui, Igihe cyose uzareka kunyishingikirizaho, alors tu ne feras pas face à ces tempêtes qui se déchaînent. ntabwo uzabasha guhagarara imbere y'iyo miyaga. Mais si tu t'appuies à moi, Ariko nunyishingikiriza, tu t'appuies sur ma parole, ukashingikiriza ijambo mes ryanjye, promesses, amasezerano yanjye, ma grâce, n'ubuntu bwanjye, pour que tu cesses à dépendre de tes habiletés, tes capacités, kugira ngo ureke kwishingikiriza ku bushobozi bwawe n'imbaraga zawe, mon secours ne manquera jamais. ugutabarwa kwanjye kuri wowe ntabwo kuzabura. Je serai toujours là. Nzaba mpari igihe Je cyose, me tiendrai debout dans ta barque nzahagarara mu bwato bwawe pour commander aux éléments, kugira ngo ntegeke imiyaga, commander au vent, kugira ngo ntegeke imiyaga, commander aux tempêtes ntegeke imihengeri, de se calmer. kugira ngo ituze. Et ta barque N'ubwato bwawe va continuer buzakomeza jusqu'à bon port. kugira ngo bugere imuhengeri. Cessez de compter sur vous-même, Mureke kwishingikiriza kuri mwe, ni sur les hommes aux promesses incertaines. yaba ku bantu basezeranya ibyo batasohoza. Comptez sur moi, Munyishingikirizeho sur ma grâce. no ku buntu bwanjye. Ma puissance, comme je l'ai dit, Imbaraga zanjye nk'uko nabivuze s'accomplit dans la faiblesse. zisorezwa mu ntege nke zanyu. Je ne serai jamais Nta na rimwe loin nzaba kure de y'umuntu qui tourne ses regards constamment vers moi. igihe cyose antumbiriye. Cette année, Uyu mwaka
L'ennemi va se déchaîner. umwanzi azahaguruka, Et ma puissance aussi ariko n'imbaraga zanjye va se déverser nazo zizasukwa comme jamais auparavant. kurusha ibindi bihe byatambutse. Vous verrez ma puissance. Muzabona imbaraga zanjye, Vous verrez mon bras étendu, muzabona ukuboko kwanjye kurambuye calmer buturishe les tempêtes de la mer imiyaga yo mu nyanja et les vents qui vont souffler n'imiyaga izahuha, et qui ont commencé à souffler certainement. yatangiye kandi guhuha. Aujourd'hui, Uyu munsi soyez à l'école. mube mu ishuri, Aujourd'hui, soyez à l'école uyu munsi mube mu ishuri, de la dépendance totale ishuri ryo kwiyegurira Imana wese à ma grâce. no kwishingikiza ku buntu bwayo. Je ne vous délaisserai pas. Ntago nzabasiga, Je ne vous abandonnerai pas. ntago nzabahana, Je serai fidèle nzaba umwizerwa jusqu'à la fin. kugeza ku iherezo. Amen. 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 Duhaguruke tuzane amaboko yacu imbere y'umwami. Alors tu vas dire ceci. Urasubiramo aya magambo: Seigneur Jésus, Mwami Yesu, je capitule. ndazamuye amaboko, Je capitule. ndarekuye, Je m'avoue incapable. ndatuye ko ntashoboye. Oui, je peux certaines choses par les capacités que tu m'as données. Yego, hari ibyo nshoboye mu bushobozi wampaye, Mais jamais je ne tiendrai ariko nta na rimwe nzahagarara par mes propres forces. kubw'imbaraga zanjye. Je m'abandonne à toi Ndakwiyeguriye entièrement. njyewe wese, Je capitule devant ta sagesse. ndamanitse amaboko, ndirekuye imbere y'ubwenge bwawe. Capituler, c'est quand une armée s'avoue vaincue au lieu de continuer à combattre. Ni ukumera nk'umusirikare watsinzwe akamanika amaboko nk'ikimenyetso ko yemeye gutsindwa. Alors l'adversaire ne va pas tirer sur lui Rero uwamunesheje ntago amurasa, parce qu'il dépose l'arme. kuko aba yashize intwaro hasi, Il s'avoue prisonnier maintenant. rero akemera ko aba imfungwa. Et le Seigneur dit maintenant, Rero umwami aravuze nonaha, soyez mes prisonniers. mube imbata zanjye, C'est là où vous serez libres. aho niho muzagira umudendezo. Vous dites, Seigneur Jésus, Muvuge, Mwami Yesu, j'abandonne tout à tes pieds. ndarekuye byose ku birenge byawe. Délivre-moi de tout orgueil. Umbohore ubwibone bwose. Délivre-moi de toute tentative de compter sur mes capacités. Umbohore kugerageza kose kwishingikiriza ku mbaraga zanjye. Je m'abandonne à toi et à ta parole. Ndakwirekuriye wese n'ijambo ryawe. Je ne compterai que sur ta grâce. Nzishingikiriza gusa ku buntu bwawe. Je dépendrai de toi entièrement. Ni wowe nzubakaho wenyine. Garde-moi de compter sur autre chose que sur ta grâce. Undinde kwishingikiriza ku kindi atari ubuntu bwawe. Je confesse Ndatuye que maintes fois dans ma vie, ko kenshi mu buzima j'ai essayé de me débrouiller sans toi. naragerageje kwirwanaho ntari kumwe nawe. Que de déboires j'ai rencontré souvent. Ni kenshi nananiwe. Des déceptions s'en sont suivies. Nkakorwa n'isoni. J'ai compté sur les hommes. Nishingikirije ku bantu. Mais aujourd'hui, Ariko uyu munsi
Je te demande pardon. ndagusabye imbabazi. Pardonne-moi, Seigneur. Mbabarira mwami, Chaque fois que je n'ai pas invoqué ton nom, igihe cyose ntahamagaye izina ryawe dans des moments difficiles. mu bihe bikomeye. Aujourd'hui, je prends une décision ferme Ariko uyu munsi ifashe icyemezo kidakuka. Je ferai ce que je peux. Nzakora ibyo nshoboye, Le reste, je te l'abandonnerai. ariko ibisigaye nzabikurekera. C'est toi qui sais mieux que quiconque Ni wowe uzi kurusha undi wese ce qui convient. ibikwiriye. Je sais que tu m'écoutes, Ndabizi ko unyumva, que tu me pardonnes, ko umbabariye, que tu me donnes un cœur nouveau ko umpaye umutima musha, pour que je puisse compter sur ta grâce, que ta grâce. kugira ngo mbashe kwishingikiriza ku buntu bwawe bwonyine. Je te demande en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Ndabisabye mu izina ryawe Yesu, amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, oui, lève tes mains. Zamura ibiganza byawe. Seigneur, sur base de sa confession, Mwami, kubwo kwatura kwe, que ta grâce surabondante ubuntu bwawe busaga descende sur chacun de tes enfants bumanukire buri wese mu bana bawe. et que cette grâce Ubwo buntu soit le fondement bube urufatiro de l'espérance de ton peuple. b'ibyiringiro by'ubwoko bwawe. Que nos regards Ko Mwami, aho duhanga amaso ne soient fixés que sur toi. abe kuri wowe gusa. Chacun de tes enfants, Buri wese mu bana bawe qu'ils comprennent maintenant, asobanukirwe nonaha, qu'ils sachent que ta parole est vérité. amenye ko ijambo ryawe ari ukuri. Dans le restant de sa vie, Iminsi ye asigaje, ton enfant, umwana wawe Seigneur, que tu l'apprennes umufate, que tu l'apprennes à compter sur ta grâce. umwigishe kwishingikiriza ku buntu À bwawe. partir de maintenant, Uhereye nonaha, que ta grâce ubuntu bwawe soit uniquement son espérance. bibe ari bwo bwonyine bibe ibyiringiro bye. Accorde-lui la foi Umuhe kwizera que ta parole est vérité. ko ijambo ryawe ari ukuri. Si tu as dit que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse, Yego wavuze ko imbaraga zawe zigaragarira mu ntege nke zacu, qu'il sache que c'est la vérité. amenye ko kuko ari ukuri. Ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Imbaraga zawe zigaragarira mu ntege nke zacu. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes. Urakoze Mwami kutwumva. Ma soeur, mon frère qui est là, Muvandimwe mushiki wanjye uri hano, au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, que la puissance de Jésus-Christ imbaraga za Yesu Kristo s'accomplisse toujours zisoreze igihe cyose dans ta faiblesse, mu ntege nke zawe, dans tes faiblesses, mu ntege nke zawe, dans des situations difficiles. mu bihe byawe bikomeye, Que sa puissance se manifeste. imbaraga ze zigaragare. Au nom de Mu Jésus, izina rya que Yesu, ton cœur soit débordant umutima wawe wuzure de foi et d'espérance. ukwizera n'ibyiringiro. Dans le nom tout-puissant de Mu Jésus. izina rikomeye rya Yesu, Et que la main de Dieu n'ukuboko kw'Imana soit sur ta vie kube ku buzima bwawe, pour accomplir des miracles, kugira ngo gusoza pour ibitangaza, frayer des chemins nouveaux. kugira ngo guca inzira nsha. Dans le nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, que la main du Seigneur mu kuboko k'Umwami soit sur toi kube kuri wowe, pour aplanir tes sentiers, kugira ngo gucire inzira, pour abaisser les montagnes, kugira ngo kuringanize imisozi, pour relever tes vallées. kugira ngo kuzamura ibibaya Au byawe. nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, et qu'à partir d'aujourd'hui, uhereye umunsi que Satan voit Satani abone constamment igihe cyose le Seigneur Umwami à ta droite. ari ku buryo Au bwawe. nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, que dans le monde mu spirituel, isi y'umwuka les démons voient, abadayimoni babone, les ennemis de Dieu voient abanzi b'Imana le babone, Seigneur babone Umwami debout à ta droite. ahagaze iburyo Dans bwawe. le nom de Mu Jésus, izina rya tu Yesu, n'es pas seul. ntabwo uri wenyine, Tu ne pars de ce lieu seul. ntabwo uri hano wenyine, Tu ne pars de ce lieu seul. ntabwo uvuye hano wenyine, Tu pars avec le Seigneur. ugendanye n'Umwami, Il est en toi, c'est vrai. ari muri wowe nibyo, Et que tes ennemis le voient constamment à ta droite. ariko abanzi bawe bamubona igihe cyose iburyo
iburyo bwawe Au nom de mu Jésus. izina rya Et qu'à yesu partir de maintenant, uhereye nonaha que tous tes ennemis abanzi bawe bose soient terrassés devant toi. bakubitwe hasi imbere yawe Que les démons tremblent devant toi. abadayimoni bahinde umushyitsi imbere yawe Dans le nom de mu Jésus, izina rya yesu que le Seigneur umwami mette sa couronne de gloire sur toi. ashireho ikamba ry'ubwiza Au kuri wowe nom de mu Jésus, izina rya yesu tu es prince, princesse. uri igikomangoma Alors la couronne de Dieu vient sur toi. rero ikamba ry'umwami rije kuri La wowe couronne de victoire. ikamba Si ry'ubutsinzi les démons ont des couronnes, niba abadayimoni bafite amakamba comme les Abaddon et les autres, nk'ababadoni alors le Seigneur dépose sur toi une couronne de rero victoire. umwami yashyize ikamba kuri wowe Oh, Rashakaramarasanda. Amen. Le Seigneur dépose sur toi une couronne de victoire. umwami yashyize kuri wowe ikamba ry'intsinzi Le Seigneur dépose sur toi une couronne de victoire. umwami yashyize kuri wowe ikamba ry'intsinzi Ne regarde plus la situation avec tes yeux charnels. ntiwongere kubona ibi uri kunyuramo n'aya maso y'umubiri Ne regarde plus la situation avec des yeux charnels. ntiwongere kubona ibyo unyuramo n'aya maso y'umubiri Mais regarde ces choses. ahubwo ubona ibyo bintu Regarde ces situations. urebe ibi uri kunyuramo Regarde-les ubirebe avec les yeux de la foi, amaso yo kwizera avec la parole de Dieu. ijambo Dans le ry'imana nom de mu Jésus, izina rya yesu tu vas vivre des miracles, mon uraza frère. kuba mu bitangaza Tu vas vivre des muvandimwe miracles, ma soeur. uraza kuba mu bitangaza mushiki wanjye Ce qui est impossible à tes yeux, ibidashobokera mu maso hawe Jésus va l'accomplir. yesu araza kubikora Dieu va réaliser tes rêves. imana iraza gusohoza inzozi zawe Dieu va réaliser tes rêves. imana iraza gusohoza inzozi Même zawe des rêves que tu as oubliés. inzozi wibagiwe Jésus va les réaliser. yesu araza kuzisohoza C'est une année paradoxale. Écoutez-moi pour terminer. munyumve kugira ngo C'est dusoze une année paradoxale. ni umwaka w'ibintu bizaba bihabanye C'est une année pleine de paradoxes. ni umwaka uzaba uri ibintu bihabanye D'un côté, l'année est difficile. mu ruhande rumwe umwaka ukomeye D'un côté, l'année sera comme une mer qui envoie des vagues puissantes. mu ruhande rumwe bizaba ari nk'inyanja irekura imiraba n'imihengeri C'est une ikomeye année d'épreuve. ni umwaka w'ibigeragezo Et de l'autre côté, ariko mu rundi ruhande c'est une année où Dieu va manifester sa gloire. ni umwaka imana iriza kwerekana ubwiza bwayo C'est une année où la puissance de Dieu va se diverser. ni umwaka imbaraga z'imana ziza kugaragara C'est une année où les deux vont se côtoyer. ni umwaka aho byombi biza kugendana D'un côté, des épreuves. mu ruhande rumwe ibigeragezo De notre côté, la puissance de Dieu va accomplir beaucoup de choses. mu rundi ruhande imbaraga z'imana yaza gukora ibintu byinshi Mon frère, ma muvandimwe soeur, mushiki wanjye que l'onction des miracles amavuta y'ibitangaza s'installe dans ta maison. yuje mu rugo rwawe Que l'onction des miracles amavuta y'ibitangaza s'installe dans ta maison. aje mu rugo rwawe Pas seulement la visiter, ntabwo ari kukugenderera gusa mais que l'onction des miracles ahubwo amavuta y'ibitangaza s'installe dans ta maison. araza gutura abe mu igihe cyose mu rugo rwawe Que l'onction des miracles amavuta y'ibitangaza s'installe dans ton business. aje kuba mu bucuruzi bwawe Que l'onction des miracles amavuta y'ibitangaza s'installe dans la maison de aje Dieu. gutura mu nzu y'imana Dans le nom de mu Jésus, izina rya yesu vous êtes du côté du vainqueur. muri mu ruhande rw'uwanesheje Vous êtes du côté du muri vainqueur. mu ruhande rw'uwanesheje